turabashuhuje nanone Imana ibahereza umugisha kubakurikira Mugunga TV Show. Uyu mwanya nanone kuri Mugunga TV Show noneho hari umutumirwa udasanzwe. Mwenyewe nyirizina Mugunga turatsinze ni uhari n'umutumirwa ariko nanone ni nawe dukesha ibiri kuri Mugunga TV Show. Uyu munsi ari kuri kamera za Mugunga TV Show kugira ngo tumubaze byinshi kuri Mugunga TV Show ndetse aduhereze na map yose. Mugunga ikaze kuri channel. Murakoze cyane bana ba umugisha. Banze suhuze n'abantu badukurikiye. Murakoze Imana umugisha, ndasuhuza rwose abantu bakurikira Mugunga TV Show nkuko muvandimwe Vianney abivuze. Ndabasuhuza mwese, mbonereho no gushimira abantu bayitera inkunga, abantu badutera inkunga rwose. Imana ibaha umugisha. Inshuti yanjye iherereye mu mujyi hariya ariko ikorera mu mujyi kabituye Kabeza, ndagusuhuje wowe bifitemo uruhare cyane rwose kuba Mugunga TV Show iriho. Imana iguha umugisha n'abandi batera nkunga dufite. Turashimira cyane African Bible ibigiramo uruhare cyane kugira ngo Mugunga TV Show ikomeze gutera imbere. Imana ibaha umugisha namwe, turabashimira. Turashimira abantu benshi bakurikira Mugunga TV Show umunsi ku wundi, bakoze subscribe, bakoze share, bakoze like. Mana yanjye ndabashimira cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Abatarabikora namwe turabashishikariza kubikora. Imana ibagirire neza. Twabasuhuzaga. Murakoze cyane. Tugende direct ku bibazo bimwe na bimwe. Mugunga TV Show bigaragara ni YouTube channel, ntago turamenya idufitiye ibiki. Mugunga TV Show muri rusange ni yihe bagage mutuze? Nayivugaho Mugunga TV Show ni TV cyangwa se ni YouTube channel yatekerejweho nanjye igihe wayitekerejeho bitewe n'ukuntu nakuze n'ukuntu ubuzima nabayemo bwari bubi cyane mu buryo bw'umwuka, ariko biza gusigiye Imana irambabarira impa kuyimenya inshyira mu buzima bwiza bw'agakiza. Namenye 2013 maze kumenya agakiza nzamuka muri icyo gihe nkorera Imana, ndi umuvugabutumwa, ariko by'ukuri nkakunda kubona urubyiruko rwinshi hirya no hino aho nize aho nagenze, nkabona ntabwo bitwara neza nk'abakristo, bikambabaza. Nkomeza gukura ntekereza kuri buryo nazajya nkora ivugabutumwa ariko ryagutse rishyika ku bantu benshi b'urubyiruko. Maze gusoza high school nibwo natekereje gukora YouTube channel. Imana ibimfashamo birakunda, ndayitangira nyita Mugunga, nabyo bifite impamvu. Nkunda kubikubaza utayise turatsinze TV Show cyangwa sinyite ko ni TV itambukaho ijambo ry'Imana, itambukaho ubutumwa bwiza. Sinyite himbaza, sinyite nkayita Mugunga. Ni ikintu nshaka kubaka. Nkunda Mugunga, izina ryanjye ndarikunda. Ikindi kandi bifitanye isano n'ukuntu nkunda aho ubwoko bwanjye burimo urubyiruko rwinshi rutubaha Imana, ariko nkaba nifuza cyane ko umuryango mvukamo w'Abagunga, urubyiruko rwabo, abantu bawuvukamo bamenye Imana by'umwihariko byimitsi. Nyita Mugunga TV Show kuko amateka y'Abagunga mu by'ukuri ni meza mu buzima busanzwe, ariko nanone ntabwo ari meza mu buzima bwa gikristo. Abankurikira bo tuvuka hamwe ntibazantera amabuye, ariko ndavuga ukuri. Nuko nguko ntabwo byari byiza, ntabwo bakoraga ibikwiriye. Ari abatubanzirije mu by'ukuri wasangaga ko barangwa n'imirimo ya kamere inshuro nyinshi, ariko
ruhande rubi kuko ntabwo ari bo gusa yes ariko niba warabatekerejeho by'umwihariko n'abandi ntibabigireho rwose ikibazo ariko ni ikintu nashyizeho umwete cyane abantu bazakurikira Mugunga TV show dufitanye isano n'urukundo nkunda ubwoko bwanjye n'urukundo nanjye ubwanjye nkunda izina ryanjye kandi bifitanye isano n'uburyo nifuza ko abantu batuvukamo bazamenya Kristo. Ase abandi batarabagunga ubwo ntago bibareba cyangwa bimeze nk'uko turimo gusangira ubutumwa bwiza bwanditse muri Bibiliya ibyinshi bisa naho byagenewe abisirayeli. Umuryango w'abagunga uvuka mu Banyiginya. Abanyiginya ni umuryango mugari. Abanyiginya bavukana n'abandi. Twese dukomoka ku muntu umwe kuri Gihanga Ngoma Ijana. Twarangiza kandi umuntu wese aho ava aturuka kuri Adamu. Tuvuka kuri Adamu kuzamuka kugera kuri Aburahamu. Twese turahakomoka. Twemerewe rero kumenya ubutumwa bwiza tugakora iki ijambo ry'Imana ridusaba. Ntabwo mbambwira abagunga gusa ahubwo n'abandi bose mu by'ukuri abakristo bose itorero ry'Imana n'abandi batari barijyamo turabashishikariza kumva ibingibi bakanabikurikiza. Rero mu by'ukuri video cyangwa se ubutumwa bwerekeranye n'ibikimwe Mugunga TV show itambukaho ubutumwa bwiza muzaducishirizaho na gatigisimu muzaducishirizaho na korowani muzaducishirizaho n'igazeti Mugunga TV show Mugunga TV show hatambukaho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Nta politiki itambukaho, nta biganiro bibi bitambukaho, ni ijambo ry'Imana ritambukaho mu buryo bwo kuvuga ubutumwa, mu buryo bw'ubuhanuzi, mu buryo bwo guhugura, mu buryo bw'indirimbo n'ubuhamya bwazamura abantu bukabakura ku rwego rumwe rubashyira ku rundi. Mbega ibintu bifite aho bihuriye, ibintu byose bifitanye isano n'iyobokamana, bifitanye isano n'agakiza twahawe, bitambuka kuri Mugunga TV show. Rero mu by'ukuri navugaga uko byagenze kugira ngo ibeho, nuko yabayeho, izajya itambukaho ibyo ngibyo. Abantu bayitera inkunga, Imana ibaho umugisha, kandi tubafitiye ibyiza gusa, ntabwo bizagarukira hano. Tuzakomeza kugenda tuyiteza imbere, ntabwo bizagarukira umunsi ku wundi, bizakomeza kugenda biba byiza. Abayishyigikiye bo ni benshi, n'abayikurikiye ni umusanzu kuri Mugunga TV show. Ahubwo ndabona witwaje Bibiliya. Yego, hari message watuzaniye y'ibyanditswe byera. Bibiliya nayitwaje kuko ni ryo zingiro rya byose, ni nayo soko ya byose. Nuko hari icyo natangiriyeho cyatumye nshyiraho Mugunga TV show. Icyanditswe gisa naho hari icyo mbarutso. Yego. Tugisanga muri Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 4, hatubwira uburyo Yeremiya yahamagawe, ariko ahamagarwa ari umwana. Agira ubwoba bwinshi, atinya uwo muhamagaro, ariko ku murongo wa 4 avuga atya ati, umurongo wa 4 igice cya mbere ku murongo wa 4 muri Yeremiya aravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Umurongo wa 6 Yeremiya atanga impamvu, aravuga ngo nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Jehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Umurongo wa 7 ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka arambura ukuboko kwe, ankora ku munwa,
maze Uwiteka arambwira ati shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Mu by'ukuri nshingira kuri iri jambo nkomejwe n'amagambo avuga ko Imana yamenye kuva kera kandi hari icyo yanshyiriyeho, yanshyizeho kugira ngo ngire umusanzu ntanga ku isi, ngire umusanzu ntanga mu itorero, ngire umusanzu ntanga mu gihugu, ngire umusanzu ntanga muri sosiyete, ngire umusanzu ntanga mu buzima bwa buri munsi mu buryo bw'agakiza. Abantu bakeneye kumenya ukuri, abantu bakeneye gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Hano rero tuzajya dutambutsaho ijambo ry'Imana ritanga impuguro, ritanga ubuhanuzi, kandi ritambukaho amasengesho akomeza ahumuriza ubwoko bw'Imana. Mugunga, ku myaka yawe uko umuntu akureba mu bigaragara uracyari mutoya. Ntabwo iyo nkuru ya Yeremiya itandukanye cyane. Niba ubasha gutambutsa ubutumwa bwiza, ntabwo ari ibya buri wese, ntabwo bishobora buri wese. Na Yeremiya urumva ko byamunaniye, arasa naho yari mutoya uko abivuga mu byanditswe, kandi inkuru ye ndumva nta tandukaniro rinini ifite, imeze nk'imwe ya Mose ubwo Imana yamuhamagaraga kujya gucungura Abisiraheli aho yari ari mu buhungiro, imwigaragariza mu gihuru cyaka umuriro. Wowe wabibashije ute kubasha gutambutsa ubu butumwa ko atari ubutumwa butangwa na buri wese? Urakoze cyane. Nta kindi kubishobora uretse kwemerera Imana ikagukoresha. Umugabo bita Gideon, Imana yamusanze ari munsi y'igiti arimo asekura ingano. Imana iramubwira ngo haguruka Gideon, haguruka, kandi haguruka ugende uko imbaraga zawe zingana. Mu by'ukuri nta mbaraga nari mfite zidasanzwe, nta bushobozi nari mfite budasanzwe, nta rundi rwego nari ndiho rudasanzwe byari kunshoboza kubigeraho, ahubwo nuko nemereye Imana ibana nanjye, ikomeza kunyobora no kunyigisha uko nabikora, kugeza ubwo mu by'ukuri impagurukije mu mbaraga zanjye, nangiza iyi Mugunga TV show, ntangira gutambutsaho ubutumwa bwiza. Natangiye nkoresha telefone, nkoresha kamera ya telefone, ariko ubu ngubu mu by'ukuri murabona ko nkoresha kamera. Bivuze ngo iyi Imana iguhagurukije, iguha n'uburyo wabikoramo, iguha n'abaterankunga, nk'uko African Bible yaje intera inkunga, nk'uko n'abandi hirya no hino bantera inkunga, kandi mu by'ukuri ndabasabira umugisha. Mwarakoze kumvira Imana. Abagutera inkunga bo nk'uko twagiye tubivuga ni benshi, kandi ntabwo bazabura guhabwa umugisha. N'abakoze subscribe nabo cyane ni inkunga. Ariko ndibaza Mugunga TV show ifite igihe kingana iki? Uzatubwiriza ubu butumwa bwiza nihashira umwaka turekeraho? Ufite gahunda yo gukomeza kugeza ryari? Biratangira bikomeze bisoze ryari? Ubutumwa bwiza buzabaho, bwabayeho ntariho, naravutse ndabusanga, buzahoraho ibihe byose. Mugunga TV show ntabwo izigera ihagarara kugeza isi irangiye, niko jye mbyumva. Kabone niyo napfa nkaba ntakiri muri ubu buzima bw'iyi si, ariko izakomeza, kuko nzabyara, abo nzabyara nabo babyare, nabo bazabyara nabo babyare. Mugo, uracyari mutoya, niba utekereza gutegura umushinga uzaraga abuzukuru n'abuzukuruza, wabwira iki abantu, Abanyafurika by'umwihariko, cyangwa urubyiruko rw'uyu munsi bavuga ko nta myaka 100 iriho, batazamara imyaka 100, ibintu byabo babikora kugarukiriza ku myaka runaka? Njye mbona n'inzego nyinshi n'abagirana amasezerano n'ibigo, usanga ikigo kiraho kidafite kuzamara igihe kirekire. Mu mitekerereze na projection z'abantu usanga ziri limited ku gihe gitoya. N'iki wababwira abantu bategura iby'igihe gitoya? Abantu bategura iby'igihe gitoya nabaremamo ibyiringiro, nkababwira ngo bagire kwizera,
kandi mu by'ukuri bagire ibitekerezo byagutse bitarebera hafi. Byonyine iyo mvugo nta myaka 100 njye nta nubwo nyikunda rwose, kuko umuririmbyi yaravuze ngo iyi ndirimbo ko nyibagiwe, ariko ni indirimbo ishaka kugaragaza ko navugaga umuntu uvuga ngo nta myaka 100. Jewe ntabwo nyemera iyo mvugo, ntabwo nyemera. Jewe nta kubeshye Viana, ndi umwe mu bantu bemera neza ko nzabaho igihe kirekire, kandi nkakoresha imyaka yanjye neza, nkakoresha igihe cyanjye neza, kugeza mu by'ukuri mu gihe runaka nzaba ngeze mu zabukuru, Imana yarankoresheje ibyo nagombaga gukora, narangiza mu by'ukuri nkavuga nk'aya magambo Paulo yavuze, akavuga ati imirimo myiza narayikoze, nagize gutya, yigamba ibyo yakoze. Akavuga ati ubu icyo nsigaje ni kwambikwa ikamba ry'ubugingo. Nanjye rero mu by'ukuri ndaharanira gukora iby'ubutwari, nkabikora muri sosiyete, mu gihugu, mu itorero, mu by'ukuri akazagira umusanzu wanjye ukomeye uzagaragara mu gihe namaze ku isi. Rero abantu bavuga ngo nta myaka 100, ndabagira inama rwose yo kugarura ibitekerezo byabo, bakagira icyizere cy'ubuzima. Murakoze rero, ndumva igisubizo ari icyo. Turagushimiye Mana nkuru, tuguhaye icyubahiro, wakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, ndetse mu by'ukuri ukatugirira neza, tukabana nawe kugeza kuri uyu musozo w'ikiganiro. Turagusabye kugira ngo uduhe umugisha, aya magambo atambuke abantu benshi, anyura imitima yabo, kandi agira icyo ahindura mu buzima bw'abantu batandukanye bakurikiye Mugunga TV Show. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zawe zimanukira abantu, zimanukira igihugu, zimanukira isi, zimanukira itorero. Man, uhindura abantu benshi bakomeze kubaka ku rufatiro ruzima rwa Kristo. Mu izina rya Yesu, abantu benshi bakomeze kubaha ijambo ryawe, kandi baryumve banaryumvire. Urakoze, dusenze mu izina rya Kristo Yesu waducunguje amaraso ye. Amen.